Iki kiganiro cyo kuri uyu munsi ndagaruka muri byinshi cyane wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za RDF yatangaje uwo ngo nta wundi ni General Kayumba Nyamwasa yatangaje byinshi cyane nawe bamubashije byinshi bikomeye cyane hari hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Congo ndetse niba koko niba igihugu cy'u Rwanda cyaba kibifitemo uruhare yavuze byinshi yatangaje byinshi ariko muri byo ndaje mbagezeho ibyo yagiye avuga byose ku murongo nta na kimwe nsimbutse. For all parties to be involved in dialogue in trying to solve a situation in the eastern Congo, but also in the region. Because when you look at the Congo situation, where Rwanda has been involved for the last 30 years, one of the longest wars, maybe like the European wars of the Westphalia wars, are the ones which spent 30 years. Since 1996, Rwanda has been involved in the DRC with Mobutu, with Desire Kabila, with Joseph Kabila, and now with Kisekedi. We have also had very difficult relationships with Uganda, fighting in Kisangani, closing of the borders, and those kind of things. Our relationship with Tanzania were not even better in 2013, when President Kikwete and President Kagame had fraught relationships. Yes, yatangiye rero asubiza byinshi cyane yatangiye avuga yuko nibuze uko ingoma muri Kongo zagiye zikurikirana byinshi byagiye bibera hari ahantu urukurikirane rwaho rwakomeje kugenda rubarizwamo ibibazo. Yatangiye avuga ko ntekereza ko ikingenzi ari ibiganiro aho impande zose zigomba kwicara hamwe zikaganira kugira ngo hashakirwe umuti ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Aratangira avuga ngo iyo urebye aho u Rwanda rwagiye rubarizwa mu mateka y'intambara rwamaze imyaka irenga 30 mu bibazo nk'ibi ngibi, ni intambara ndetse ishobora kurenga cyangwa se ishobora kwigereranya nizo muri Afrika. Yavuze ati nibuze Afrika y'uburasirazuba kuva mu 1996 u Rwanda rwagize uruhare muri DRC aho rwagiye ruhura n'ibibazo bitandukanye harimo guhangana na Laurent Desire Kabila ndetse na Joseph Kabila ndetse no kugirana umubano utifashe neza na Uganda, harimo gufunga imipaka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye yakomeje kugaragaraho. Yavuze uti twagize umubano utameze neza na Tanzania mu mwaka wa 2013 ubwo umubano utarumeze neza hagati y'ibihugu byombi u Rwanda ndetse na Tanzania. Kuva muri 2015 u Rwanda n'Uburundi nabyo ntibyaciye umubano cyangwa se ntibyavuze arumwe ubutavuga ku ntambara yo muri DRC, ariko bishoboka ko intambara ikurikira ishobora kuzaba hagati y'u Rwanda n'Uburundi, kuko ejo bundi perezida w'u Burundi yatangaje ko agiye kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Aya ngaya rero namwe mu magambo uyu mugabo wigeze aba umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda aho yabaye n'umugaba mukuru w'ingabo ndetse akaba ambasaderi mu gihugu cy'Ubuhinde yakomeje kuvuga byinshi, ariko kugeza uyu munsi wa none akaba ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, aho yakomeje kugaragara cyane cyangwa se akunze kugaragara yibasira ubutegetsi bw'u Rwanda, hagenda avuga yuko bwa budakora mu buryo bwiza ndetse bwaba hari byinshi cyane butubahiriza. Ibi ngibi rero byinshi yakomeje kubivuga, ariko yageze kuri iki kibazo kiri hagati ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa 23 avuga nabo uko abyumva. Ntabwo yagize wenda se abo ashinja byinshi, ariko nibuze nawe yabashije kuvuga byinshi cyane byerekeranye hariya. Yavuze ati none se niba dushaka igisubizo kigomba kuba kirambye kandi kirimo cyangwa se kirimo wenda ukuri kwinshi cyane ndetse no kuba kigomba kuzagarura umutekano hari ahantu hari abavuga ku kibazo cy'abatutsi bahunze muri Kongo, aravuga ati ibyo ni ukuri, ibyo nibyo rwose 100%. Aravuga ati ndabyemera cyane. Arongera aravuga ngo hari n'abavuga nibuze kuri genocide, naye aravuga ngo nayo ni ukuri, ndabyemera ni ukuri. Ariko nanone aravuga ngo nibaza niba dushaka
igisubizo kirambye cy'aka karere tugomba kuganira ku kibazo cy'abaturage bose muri rusange aho kureba ikibazo kimwe gusa cyo kuvuga ngo wenda ngo abatutsi cyangwa se jenoside. Yongera aravuga ngo iyo urebye muri DRC bavuga ko hari abatutsi barenga ibihumbi 100 bashobora kuba barahunze kuva bava muri Congo bajya ndetse mu Rwanda. Arongera aravuga ati ariko se niba abandi baruta miliyoni zindi baramutse bahunze nibuze mu myaka irenga 30 ishize bo byagenda gute? Aribaza ngo niba nanone ikibazo nk'iki ngiki hatabonetse habayeho nibuze kuganira, hatabayeho ubwumvikana, hatabayeho uburyo bw'ibiganiro ngo nibuze izi ntambara zihagarare, hatabayeho intambara ariko haba nibuze hakomeje kwifashishwa intambara nka kuriya perezida wa Congo Felix Antoine Kisekedi yavuze ko atagomba kumvikana M23 ahubwo agomba kuyibombarika akayirasa ndetse akanaflapa akajya aho ngaho M23 ikura ibikoresho ndetse n'umusada bose akabarasa. Uyu mugabo rero bita Kayumba Nyamwasa yavuze ati niba koko ibintu bigiye kugenda gutyo hakifashishwa izo mbaraga za gisirikari haba ku mutwe wa M23 uvuga yuko ufite bene wabo bagiye kugwa ishyanga bashaka ko batano bakifashishwa ibintu bijyanye n'intwaro, ese noneho kuki bari kwirengagiza izindi miliyoni nyinshi cyane nazo zishobora guhunga bitewe n'ibi bibazo n'izi ntambara? Bivuze ngo uri kurwana kugira ngo ukemure bimwe ubone ubwigenge ucyure impunzi zawe, ariko nanone uraza guteza ikindi kibazo kinini cyane cy'umubare munini w'ubuhunzi. Ibyo ngibyo cyane nibyo yakomeje kugenda yitaho cyane. Aravuga ngo igisubizo nuko mbere na mbere Congo igomba kugirana ibiganiro n'umutwe M23. Nanone aravuga ngo u Rwanda narwo rugomba kuganira n'abarurwanya. Uyu mugabo rero Kayumba Nyamwasa ntago nabwo yari kugenda atakanyujijemo. Nukuvuga iki rero? Byinshi cyane byagiye bivugwa, byinshi cyane byagiye bigaragara. Yavuga ati muri Afrika y'Epfo, Malawi, Zimbabwe ndetse no muri Mozambique impunzi z'abanyarwanda ngo ni nyinshi. Niko yakomeje kugenda atangaza avuga yuko nibuze nubwo u Rwanda ruhangayikishijwe n'impunzi ziri hano mu Rwanda zigomba kubona gakondo zikabona ubwigenge aho gukomeza kuba ahangaha kandi bafite aho kuba. Hari benshi cyane bari kubarira ibintu byabo cyangwa se bari gutuma batagera hari ahantu. Aravuga ati yego Congo igomba kuganira na M23 ndetse kaganira n'imitwe yose yiterabwoba kugira ngo bashyire igisubizo cy'amahoro hariya. Ariko nanone aravuga ati n'u Rwanda rugomba kuganira n'abarurwanya kuko barahari henshi. Avugamo ibihugu byinshi, avugamo za Afrika y'Epfo, avugamo za Malawi, avugamo za Zimbabwe, avugamo Mozambique, avugamo n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye. Uyu mugabo rero yavuze byinshi, yagarutse kuri byinshi, umunyamakuru yamubwiye byinshi bitandukanye, ariko nanone icyo twashaka kugarukaho nibuze nicyo ndetse n'abanyepolitike batavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda icyo nabyo ubwabo bashobora kuvuga kuri iki kibazo kiri hagati ya M23 ndetse n'igihugu cya Congo, aho nabo ubwabo bahamya yuko nibuzakwiriye ibiganiro hagati y'uyu mutwe wa M23 ndetse na leta ya Congo, aho uyu mugabo nawe yavuze yuko hakenewe ibiganiro kuruta intambara. Amahanga yagiye avuga byinshi, amahanga yagiye avuga uburyo agomba guhagarikira inkunga igihugu cy'u Rwanda ndetse nanone igihugu nk'Ubudage niko cyabivuze. Leta ya Congo yobowe na Felix Antoine Kisekedi bandikiye nko muri championnat y'Ubwongereza mu gihugu cy'Ubwongereza, bandikiye equipe ya Arsenal bayisaba guhita isesa amasezerano ifitanye n'u Rwanda mu bintu bijyanye na tourisme, bandikira ikipe ya Paris Saint-Germain, bandikira Bayern Munich ndetse ahantu hose hashoboka cyane bahageze bashaka gukomatanyiriza u Rwanda bavuga yuko ariho rukura ariyo source yari amafaranga rubona kugira ngo rutere inkunga M22. Nongeye kubashimira rero mwebwe mwese ndetse n'abasezeraho aka kanya kuri iyi breaking news cyangwa se byinshi byabashije gutambuka muri iki cyumweru. Nagira ngo nibuze mbasangize ngusaba gukora subscribe, share, comment ndetse tujye tubana umunsi ku munsi. Yes, ubuyobozi bw'u Rwanda bwamaganye ibiregwa ingabo z'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yamaganye ibirego byashinjwe ingabo z'u Rwanda RDF mu nama idasanzwe y'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo y'iterambere SADC yabereye i Harare muri Zimbabwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ejo hashize, u Rwanda rwongeye gushimangira ko
bashyigikiye ibisubizo bya politike ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mwiriwe mwese, ikaze ku biganiro bya Teke Republique, muri kumwe nanjye Robert. Ngiye kubabwira byinshi byavugiye muri iyi nama, ndetse ndaza no kubagezaho amakuru mashyashya. Ndababwira uburyo ki amahanga ndetse n'Uburayi bakomeje kwibasira igihugu cy'u Rwanda, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yakomeje kugenda ikomatanyiriza ahantu hose u Rwanda rushobora kuba rukura amaronko cyangwa se amaramuko, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yagiye yandikira henshi, yagiye yandikira za Arsenal, yandikiye za Paris Saint-Germain, yandikiye Bayern Munich, yandikiye ahantu hose hashoboka, ndetse bimwe mu bihugu nk'Ubudage byamaze kuvuga yuko bigiye gutangira kugabanya imfashanyo yose bageneraga igihugu cy'u Rwanda mu bintu bijyanye n'ubukungu. Ibirogo bya SADC byaje mu gihe umubano hagati y'u Rwanda ndetse na Afrika y'Epfo ukomeje kuzamo agatotsi, nyuma yuko abasirikare 14 ba Afrika y'Epfo baguye mu mirwano mu burasirazuba bwa RDC. Iki kibazo gikomeje gutera impagarara mu karere, cyane ko u Rwanda rwakomeje kwamaganira kure ibirego ruvuga ko ntaho ruhuriye n'ibikorwa byose bya M23. Impuguke mu bintu bijyanye na impuguke mu bya politike wabita Dr. Kansler Mobala, impuguke mu bijyanye n'umutekano n'ububanyi n'amahanga, mu kiganiro cyihariye Dr. Mobala, umuhanga mu by'isesengura cyangwa se umutekano mu bintu bijyanye na diplomasi ndetse na siyanse, yagize ati hari ibimenyetso bigaragaza ko guverinoma ya RDC ifatanyije n'ingabo mpuzamahanga ndetse n'umutwe wa FDLR mu gutegura ibitero igoma, aho intego atari ukurwanya M23 gusa, ahubwo byari no gutera igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ati ariya yari amaco, yari amayeri, ahubwo uriya mugambi wari uko bashakaga no guhita bahuranya bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda, narwo bakarusogongeza ku bunurire ndetse bakarusogongeza ku gacoma k'agahinda, ndetse bakumva ukuntu intambara imeze, dore yuko batahwemye nibuze gushinja igihugu cy'u Rwanda yuko cyaba ari cyo kiri inyuma cyangwa se aricyo nyirabayazana y'imvururu nyinshi cyane zikomeje kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hagati y'ingabo za FARDC ndetse na M23. Ibyo byose rero yakomeje agira ati u Rwanda rufite uruhare runini ku mutwe wa M23 ndetse rugomba gukoresha ubwo bushobozi kugira ngo M23 yemere ibiganiro by'amahoro. Kwanga kwemera ibyo biganiro ntibizatuma isura y'u Rwanda irushaho kwemerwa ku ruhando mpuzamahanga. Ikibazo cy'umutekano muke cyangwa se ikibazo cy'icyemezo cya Afrika y'Epfo cyo kohereza ingabo muri RDC. Kugeza ubu ngubu Afrika y'Epfo yohereje abasirikare bagera ku 3,000 mu bikorwa byo guhashya imitwe yitwaje intwaro, ariko 14 muri bo bamaze kugwa ku rugamba. Ibihugu nka Angola, Zimbabwe, Namibia byanze kohereza ingabo zabyo, bivuga ko byahakuye isomo mu bihe byagiye abishira byose. Dr. Mobera ati iki ni ikibazo gikomeye kuko u Rwanda rwakomeje kuvuga ko rutari muri RDC, nyamara SADC n'ibindi bihugu bivuga ko ndetse n'ibindi bihugu bivuga ko ibyo ngibyo byose u Rwanda ruvuga abinyuranye n'ukuri. Icyemezo cya Perezida Felix Tshisekedi cyo kwanga guhura na M23 ni ikintu giteye inkeke cyane ko ibiganiro ari byo nibuze byaba bikenewe cyane
kuruta intambara. Ariko uyu muperezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaba yaravuze yuko atagomba kwemera ibiganiro hagati na M23, ntago agomba kwicana M23, ahubwo agomba kugirana ibiganiro na leta y'u Rwanda, aho yifuza kurebana amaso ku maso na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, kuko avuga yuko M23 itabaho, ahubwo ari igikonoshwa kiri mu busa, ahubwo yuko M23 imeze nibuze nk'umutwe w'imbunda, ariko babandi barashisha iyo mbunda ari igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero ngo bikomeje gutera inkeke cyane, kubera yuko uyu mudokiteri bita Mobera yabivuzeho byinshi bikomeye cyane, aho yavuze yuko kwanga imishyikirano cyangwa se kwanga ibiganiro hagati ya leta ya Congo ndetse n'umutwe wa M23 byaba bikomeje guteza akaga ndetse n'inkeke, bikaba bikomeje guteza ubwoba bukomeye cyane ahangaha ku ruhando mpuzamahanga. Yakomeje avuga ko hakenewe ubufatanye hagati ya SADC n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC kugira ngo nibuze babashe guhuza amakuru ndetse babashe no kugarura umutekano utari mwiza ubarizwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho hamaze igihe kirekire kiriya gihugu cyaribasiwe ndetse cyarabaye imviri y'abantu bitwaje intwaro ndetse na buri imitwe yose yitwaje intwaro ibarizwa hariya. Bikavugwa yuko rero uyu mutwe cyangwa se iri shyirahamwe rya SADC ndetse na EAC bagomba gukorera hamwe kugira ngo bashake umuturambye, aho uko buri mutwe cyangwa se aho uko buri akampani ishobora kwiharira amakuru ndetse ikagenda bitana ba mwana. Ibi ngibi rero ibibazo nibuze mu kugaruka cyangwa se ibibazo ku bintu bijyanye n'inkunga u Rwanda rwakuraga mu mahanga nabyo byabaye agatotsi. Reka nze ndebere hamwe cyangwa se mbagezeho bimwe mu byavuye mu myanzuro ndetse y'ibihugu bikize bya mbere ku isi birindwi G7 byavuze ku Rwanda. Ikibazo ku guhagarika inkunga y'iterambere ku Rwanda, ibihugu bimwe byo mu mugabane w'Uburayi birimo Ubudage byatangaje ko bishobora kugabanya inkunga y'iterambere ku Rwanda, bijyanye nuko bukomeje gushinjwa yuko gufasha M23 ku Rwanda cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. U Rwanda rufite byinshi rushingiyeho ku nkunga mpuzamahanga, bityo iki cyemezo agishobora kugira ingaruka zitari nziza ku bukungu bw'u Rwanda, aho u Rwanda rwakomeje gushinjwa cyane henshi, rwakomeje kumvikana mu binyamakuru, raporo za UN, imiryango igiye itandukanye cyane yagiye ikomeza kugaruka ku Rwanda ruvuga yuko rwaba ruri gufasha umutwe wa M23, aho igihugu cy'u Rwanda cyo cyakomeje kubitera utwatsi ndetse no kubyamaganira kure, aho u Rwanda ruvuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yananiwe kwicarana n'abafitanye ibibazo ngo bashe kubikemura mu buryo bujyanye n'ibiganiro, aho kugira ngo bikemura muri ubwo buryo bakegura intwaro bakarwana. Aho ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iyobowe n'umugabo bita Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari kuririra mu myotsi, aho bamaze kumutwara umujyi wa Goma munini cyane ndetse ubu ngubu bari kototera Bukavu nayo bamaze kuyirya runono. Bivugwa yuko uriya muryango witwa Alliance Fleuve Congo watangaje yuko biciye mu muvugizi wayo Colonel Enanga yavuze yuko ari tupa ndani Kinshasa. Ibyo ngibyo rero bikaba bikomeje gutera amahanga ubwoba, aho muri iyi inama y'ibihugu birindwi bikiza ku isi bavuze yuko bagomba gushaka ukuntu batangira kugenda bapyinagaza u Rwanda bakarugabanyiriza inkunga mu buntu burjanye n'iterambere. Ikibazo kijyanye no gusubiza imirambo y'abasirikari ba Afrika y'Epfo, SADC yasabye kohereza visi minisitiri w'ingabo hamwe n'abandi bayobozi bakuru b'ingabo mu rwego rwo kugenzura uko abasirikari babo bari muri RDC barinzwe no gutegura uko imirambo y'abaguye ku rugamba izasubizwa mu gihugu cya South Africa. Dr. Mobera ati
ingero mbi zabayeho mu bihe byashize aho imirambo y'abasirikare yagiye isubizwa mu buryo buteye agahinda n'ishavu ryinshi cyane. Umuyobozi wa Afurika y'Epfo cyangwa se ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo bugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo imirambo y'abasirikare isubizwe mu gihugu ndetse inashingurwe mu cyubahiro. Reka rero nshuti bakunzi ba Teka Republic ngire na bimwe mbasha kubabwira mu makuru ari kugenda acaracara ku isi, aho twebwe nka Teka Republic twiyemeje kuzatubagezaho byinshi byiza, amakuru mu bukungu, ibijyanye na politike, ibijyanye n'ikoranabuhanga, byinshi byiza bigiye bisobanutse, byose tuzatubibabwira. Wowe icyo utagomba gukora cyangwa se nukujya kure yacu, ahubwo wowe icyo ugomba gukora, kora subscribe, kora share, kora like, kora comment, sharinga kino kiganiro ku nshuti zawe. Icyo gihe uraba uduteye inkunga mu buryo bukomeye cyane. Ariko nanone niba wumva ikiganiro ntacyo kiguha, nta kintu kirimo, nta kantu k'umunyu karimo, nta kintu kikubwiye, ibyo rwose wibikora kandi aho wihitire wigendere, ibyo twe kugutakariza n'umwanya w'ubusa. Yes, amakuru mashasha rero avugwa hirya no hino ku isi. Reka nyatangire nibuze ahangaha muri Gaza. Muzi neza yuko hashize igihe kinini cyane, hashize iminsi itari mikeya hagati y'ingabo za Israeli zihanganyemo n'umutwe wa Hamas yana muri Gaza. No kuvuga ngo rero ahangaha amakuru y'intambara, imirwano hagati y'ingabo za Israeli ndetse na Hamas irakomeje gufata indi ntera cyane, aho raporo nshyashya zigaragaza ko abantu barenga ibihumbi 25 bamaze kugwa muri iyi ntambara kuva yatangira mu Kwakira muri 2024. Ikijyanye n'ubukungu ku isi, ikigo mpuzamahanga cy'ubukungu IMF cyatangaje ko ubukungu ku isi buzagabanuka muri uyu mwaka bitewe n'ingaruka z'intambara muri Ukraine ndetse no muri Gaza. Ntago twasibye rero no kujya mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Sosiyete ya Apple yatangaje ko yasohoye mudasobwa nshyashya ya MacBook Pro ifite processeur nshyashya ya M4. Bivugwa ko ishobora gukora nibuze inshuro zikubye 30 kurusha computer yibangirije, ubwo ngo ni M3. Ibijyanye n'ubuzima, ubushakashatsi bushyashya bwagaragaje ko inkingo nshyashya za COVID-19 zifite ubushobozi bwo kurinda abantu ku kigero cya 90% ku bwoko bushyashya bwa virusi ya Omicron. Ndetse no kuvuga ngo dusoza ikiganiro cyacu cyo muri aka kanya, no kuvuga ngo kugira ngo nibuze ikibazo cya RDC kibonerwe umuti urambye, hakeneye imishyikirano isobanutse hagati ya leta ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibihugu nibuze bigira uruhare muri uyu mwuka mubi wa politike. Ibihugu bikwiye gushyira imbere ibiganiro. Kayumba Nyamwasa yabajijwe n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cya Newsroom Africa, atangaza agira ati niba ikibazo ari ugukuraho M23 hanyuma hagakurikiraho kurwanya FDLR, bizongera gukongeza ubundi bushyamirane no kwimura abantu b'inzirakarengane. None se umuti ni uwuhe? Aha yarabajijwe n'umunyamakuru. Dore igisubizo yamuhaye. Igisubizo cya mbere, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igomba kugirana ibiganiro na M23, nk'uko u Rwanda rugomba kuganira n'abatavuga rumwe narwo kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere. Inzira y'ibiganiro igomba kubahirizwa, aho gukomeza gukemura ibibazo hakoreshejwe intambara, kuko byagaragaye ko ingufu za gisirikare zibyara ibibazo bishya aho kubikemura burundu. Gukemura impamvu nyamukuru zituma abantu bahunga. Amahoro ntazagerwaho u Rwanda rufite abantu benshi batavuga rumwe narwo mu karere no hanze yarwo, nk'iyi Afurika y'Epfo, Malawi, Zimbabwe n'ahandi. None se kuki
bantu bakiri mu buhungiro niba nta kibazo kiri mu Rwanda nk'uko guverinoma yarwo ibigaragaza. Impamvu nyamukuru ni uko batumva batekanye. Ikibazo gikomeye ni uko hari abantu bashyigikiye FDLR kandi aho kugira ngo umuntu yibaze gusa impamvu yo kubashyigikira, hakwiye kwibazwa impamvu nyamukuru zituma habaho utavuga rumwe gukomeye n'ubuhunzi budashira. Icyatumye amahoro adashoboka mu karere k'ibiyaga bigari ni uko hatigeze habaho ubushake buhagije bwo kuganira no gukemura ibibazo by'ukuri byabaye inkomoko y'aya makimbirane. U Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byo mu karere rugomba kugira uruhare mu biganiro bifite intego yo gukemura impamvu zituma ubuhunzi bukomeza, aho gukomeza gukoresha imbaraga za gisirikare gusa. Iyo hatabayeho ibiganiro bya nyabyo, amahoro akomeza kuba inzozi. Ese ubushotoranyi bagaba ku Rwanda, ese uko mubibona niko kuri kw'ibyo bitero byaturutse muri DRC bikaba ariyo mpamvu u Rwanda rwabyitwazamo? Minisitiri w'Ingabo Angelique Mutabazi yasobanuye uko habayeho kuraswa amasasu mu karere ka Sake, akavuga ku byaje kugaragara ko ayo masasu yarasiwe avuye muri RDC yinjira ku butaka bw'u Rwanda, bityo u Rwanda rukaba rwarasubije. Ese ibi bivuga ko FDLR ari bo bagabye ubwo bushotoranyi cyangwa hari izindi mpande zishobora kuba zifitemo uruhare? Mubona iki kibazo giteye gute kandi ni uruhe ruhare rw'u Rwanda mu gukemura ayo makimbirane? Mu butegetsi imyaka 30 yose ntiyari kubona ayo majwi. Iyo igihugu